kuko nari ndimo senga Imana inyereka ibice bibiri, imenyereka igice kimwe. Ushobora kuba uri umuyobozi ariko ufite igisuzuguro abo uyoboye batakumva. Nibyo. Ziko ushobora kuba uri umwarimu wigisha mu kigo gikomeye, wigisha mbega muri universite, ariko abanyeshuri uyoboye bakagusuzugura. Wuriraga indege ntukiyurira, waracuruzaga ntugicuruza, waranuraga ntujyanura, warasengaga ntugisenga. Abantu bakaba ari kukunivugana nanjye bambwa ngo nimbwire abantu ko ari abantu Imana igiye gukuraho igisuzuguro. Uri umuyobozi ukomeye, iki gisuzuguriro ushobora kukigendana ukora mu kigo gikomeye. Genda ngo barataka bivovotera Imana, abantu barabangura Imana idakora kubera icyo ubutabugeza. Ni Imana irabacecekana. Hari ujye ugira mu gihe cy'igisuzuguro n'ijwi ry'Imana ukaribura. Nibyo. Wajya gusenga Imana, umuhanuzi akavugana n'abandi, wowe akagusimbuka ushinyagurira. Uzi ko hari igihe ubana n'igisuzuguriro ukagerwa nawe ushinyagurirwa. Ngo ngongera ucuruze, ngo ngongera wurira indege, ngo mbega ongera ukore kositimu nziza, ngo ngongera ugendere mu modoka, ngo nuzi ukuntu hatunyuraga udutera ivumbi. Naje kubwira abantu bari bafite imodoka, ubu ngubu bari gutega moto, bari kugenda n'amaguru. Mbabwira ngo Imana ije kubakura igisuzuguriro. Imana ije gutanga n'amahirwe ya kabiri, abantu bongera burira indege. Imana ije gutanga amahirwe ya kabiri, abantu bongera bubaka amazu. Imana ije gutanga amahirwe ya kabiri, abantu Imana bongera baye icyo gukora. Nayo mubwira ngo wowe Uwiteka aje kuguraho igisuzuguro. Nayo mubwira ngo uyu mwaka hari abantu Imana ije gukuraho igisuzuguro. Kurwa muri amahanga uri gusuzugurwa, nubwo uri muri Amerika ariko ufite igisuzuguriro. Nubwo uri muri Afurika y'Epfo, nubwo uri mu Buhinde ariko ufite igisuzuguro, nubwo uri mu Bushinwa ariko ugenda n'iki igisuzuguro. Namwe ngo Uwiteka aka kanya agukuye igisuzuguro, abakuye igisuzuguro. Abanyegiputa babasuzugura, ujyana n'igisuzuguro, uryama kuri matora nziza, ukaryama ku gitanda cyiza ariko ufite igisuzuguriro. Uba mu makaro ariko ufite igisuzuguriro. Abantu bahora bavuga ngo nubwo asenga ariko afite umugabo wirugwa mu muhanda w'inzoka, afite umugabo nk'urumogi. Naje ngo Imana ije gukura igisuzuguro. Nubwo uba muri etaje ariko ugenda n'igisuzuguriro. Imana ivuze ngo iki? Iravuga ngo njyewe manuwe no gukuraho abantu banje igisuzuguriro. Urasuzuguwe pera sinima edifo. Jumwaka baragusuzuguye, uku kwezi baragusuzuguye. Uwiteka avuganye nawe, arakubwira ngo Uwiteka aje gukuraho igisuzuguro. Abanyegiputa bagusuzuguye, warasuzuguwe, abantu barakuvuga, warasuzuguwe, uhura n'ibihombo, warasuzuguwe, bega uracuruza urahomba. Ariko Uwiteka aje gukuraho igisuzuguro. Abanyegiputa bagusuzuguye. Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana bane namwe muhere ku mpera z'isi zitandukanye. Nibibanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza. Kuko twababwiye ko tutazatubica ishorongo, tuzatugaruka tukabazanira ijambo ry'Imana, tukabazana amakuru kandi amakuru akuye mu ijambo ry'Imana. Hanyuma n'uyu munsi turagarutse rero kuri channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana bane namwe nyine duhaye ikaze, bari mu majyepfo mu majyaruguru mu burasira bwaryo ndetse irwota amasimbi diaspora akomega banitandukanye. Mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyangwa se muri mwanya w'ijambo ry'Imana. Mwicare ku meza muzana amasahani kuko Imana yatetse tugiye kurya. Hanyuma reka dutangire twakira umwana w'Imana uri imbere ya kamera z'Iramiro TV. Ntabwo ndi muvuge ahubwo ndaza kumuvumba. Muraho neza mugabo? Uraho neza. Meze ute? Meze neza rwose. Kwa munsi waje wakoze kuzitimura. Nayishyizemo. Yego, nyamara Imana yica umwako. Imana irakora. Imana yica umwako. Irakora rwose. Muri ibyo mwe yaravuze arabanga iri muri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora. Abari kuyivuga nabi mw'abantu. Bayibeshye. Muri kuyibeshyera tubagira inama murekeraho. Nimutarekeraho ikinyafu cy'Imana kirabageraho. Ko twebwe turi kuyivuga neza, tuvuze ibyikoze kandi turi kuyivuga uko iri kandi n'iki ishaka ku bantu nicyo turi kuvuga. Hanyuma mugabo umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Urarara abantu bambaye ikote, ntabwo umuntu ababaza ibintu byinshi. Reka umuntu wambaye ikote wowe
wawe utinyutse nawe. Noneho rero ndagira ngo utangire wibwira abantu bakubonye kwiramira ari ubwa mbere, kuko ntago ari ubwa mbere uje kwiramiro, byarenze no kuba umutumirwa ubu mwana mu rugo. Ushobora ngo kwiramiro yujura ntago ukomanga bwo urinjira kuko uri umwana. Nta mwana ukomange waba bwo arinjira, kuko hose bafite priorite yuko yahagera hano hose mu cyumba cy'abase abahaze agomba kujyayo. Ariko rero iri umukozi nyine hari aho buhejwe. Rero hano nawe uri umwana, reka utangire bwira nk'umuntu waba kubonye ari ubwa mbere uyu munsi. Turabashimiye abakunzi b'Iramiro TV, Imana ibaha umugisha, kandi dushimiye abanyarwanda n'abanyamahanga badukurikirana ku Iramiro TV. Uwiteka abagire neza. Hanyuma umuntu ugiye ku Iramiro TV ari ubwa mbere, nitwa Ndibwami Evariste, ndi umugabo, mfite umudamu umwe n'abana, ko namaze kumenya ko hari abagira babiri. Yewe mfite umwe n'abana. Mwana ishobora kudafite babiri. Hanyuma Bandibwami ndumva watangira udusengera Imana, ugatana twinjiza mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimiye ko waturinze. Hallelujah. Sinima edifo doben. Twabonye gukomera kwawe, abagabo twarakubonye bageze muri uku kwezi kwa gatandatu, ababyeyi bageze muri uku kwa gatandatu babonye imbaraga zawe, ndetse ingeri zose, abanyarwanda, abanyamahanga, tugeze muri uyu mwaka na 2025 muri uku kwezi twarakubonye, waradusindagije byari bikomeye. Hanyuma turasenze ngo ubane natwe imbere ya kamera, kandi umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro yumva ubuhanuzi bugiye gutambuka, reka uburinzi bw'Imana buzamubeho, kandi akigikurikirana azakira igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Watangira tugezaho iki jambo. Hanyuma Imana ibahe umugisha, kandi Uwiteka abagire neza. Dushimiye Imana iduhaye kongera kugaruka imbere ya kamera, tubabwira ijambo ry'Imana ku Isezerano Ryera TV. Uwiteka abagire neza, kandi Isezerano Ryera TV ni umuyoboro nkunda cyane. Iramiro TV. Aya ni Iramiro. Ibwiramiro. Yego. Iramiro TV ni umuyoboro nkunda cyane, kandi cyane pe, kubera ko urumva Iramiro uramira nyine ufite, urumva iraturamira mu buryo bwose. Imana iraturamira, nibyo bishatse gusobanura. Hanyuma reka tuganire ijambo ry'Imana. Nakuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Uwiteka agukureho igisuzuguriro abanyegiputa bagusuzuguye. Amen. Imana mbega iguha agaciro, Imana igukureho igisuzuguriro, kuko nari ndimo senga, Imana inyereka ibice bibiri. Imenyereka igice kimwe kirimo kirasuzugurwa muri uyu mwaka. Imana ivugana nanjye irambwira ngo nimbwire abantu ko hari abantu Imana igiye gukuraho igisuzuguriro. Hanyuma reka dusome iri jambo twumve icyo Umwuka atubwira. Yesuwa ibice 5:9 haravuze ngo Uwiteka abwira Yesuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Haravuze ngo Uwiteka abwira Yesuwa ati, none mbakuye igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gitumye aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Hanyuma Imana igukureho igisuzuguriro. Hari igisuzuguriro ugendana, hari igisuzuguro uririmbana, hari igisuzuguro uhanurana, hari igisuzuguro uyoborana. Naje kubwira ngo none uyu munsi ucyumva iki kiganiro, cyumva buno buhanuzi, Uwiteka agukura igisuzuguriro abanyegiputa. Yego. Sinima abanyegiputa bagusuzugura. Nibyo. Kandi ndagira ngo mbwire abantu, mbabwire ngo ikintu bita igisuzuguriro ntabwo gitinya ngo ugenda muri lava. Nibyo. Ntabwo gitinya ngo ugenda muri vewiti. Ntabwo gitinya ngo uri umuyobozi ukomeye. Iki gisuzuguriro ushobora kukigendana ukora mu kigo gikomeye. Iki gisuzuguriro ushobora kukigendana mbega uri umuntu wize
ufite masitazi ufite digiri mbega iki gisuzuguro ntabwo gitinya ngo uvuka mu muryango ukomeye iki gisuzuguriro ntabwo gitinya ngo uri umuyobozi runaka naje kubwira ngo iki gisuzuguriro nta urwego waba rwose urimo uwiteka gukureye iki igisuzuguriro nibyo ziko ushobora kuba uri umuyobozi ariko ufite igisuzuguro abo uyoboye batakumva nibyo ziko ushobora kuba uri umwarimu wigisha mu kigo gikomeye wigisha mbega muri universite ariko abanyeshuri uyoboye bakagusuzugura yego enimasi edifo pewa era sinima imana igukura iki igisuzuguriro umaze igihe usuzugurwa maze igihe uhanura usuzugurwa maze igihe uririmba usuzugurwa yego mbega umaze igihe ufite igisuzuguriro mu mudugudu utuyemo muri icyo gihugu urimo hari igisuzuguro umaranye igihe ariko naje kubwira ngo imana igukura igisuzuguro mu izina rya Yesu amen ugenda n'igisuzuguriro yego uririmba n'igisuzuguriro Yego. uyobora n'igisuzuguriro Yego. ariko ijambo rivuze ngo iki ngo Uwiteka abwira Yesuwa ngo none mbakuye igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga iri jambo ryavuzwe ryari ryavuzwe igihe Mose igihe umuntu witwa Yesuwa yari ari mu butayu hantu bita Girugari hantu bita Girugari niwe Uwiteka yamanuye ubuhanuzi aravuga ngo Yesuwa n'abo muri kumwe mbakuye igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga yego iki cyari igihe Yesuwa yari avuye mu butayu arimo arajya i Kanani iyo uri mu butayu abantu baragusuzugura yego iyo uri mu ishyamba abantu baragusuzugura ubu butayu bwaba ubwo burwayi ubu butayu bwaba izo ntambara ubu butayu mbega yaba ibyo bibazo uhura nabyo ubu butayu bwaba ubwo rubanza ufite abantu bakaba kugusuzugura ngo amazu yawe bagiye kuyajyana ubu butayu bwaba ayo madeni uhagazemo abantu bakaba bari kugusuzugura ngo ejo bundi bazagutereza cyamunara ubu butayu bwaba mbega iyo diyabete urwaye abantu bakaba bari kuvuga ngo yarwaye parariza bitewe n'ibirwara none yarapfuye none bigenze gute yego mbega iki cyaba igisuzuguriro iki gisuzuguro bwabwo butayu wuriraga indege ntukiyurira waracuruzaga ntugicuruza waranuraga ntujyanura warasengaga ntugisenga abantu bakaba bari kukurebera muri icyo gisuzuguriro yego ena sinima edifo ariko naje kukubwira ngo Yesuwa mwibuke ko yaramaze kuva mu butayu yiboneye Imana yicira abantu mu butayu ngo abantu bageze mu butayu bw'ishuri baragenda ngo barataka bivovotera Imana abantu barabangura Imana idakora kubera icyo butabugeza waradukuye muri Egiputa kavuga ko duhaye Kanani none reba imyaka ishize ukuntu ingana ngo byagezeho n'Imana irabacecekana hari ujya ugira mu gihe cy'igisuzuguro n'ijwi ry'Imana ukaribura nibyo wajya gusenga Imana umuhanuzi akavugana n'abandi wowe akagusimbuka bitewe ko uri mu gihe cy'igisuzuguriro wa mubyeyi we urimo urasuzugurwa n'abana wibyariye wa mubyeyi we urimo urasuzugurwa n'abo muvukana wa mugabo urimo urasuzugurwa n'abantu wagaburiye n'abantu wambitse mbega n'abo wasengeye ariko ngo umuntu witwa Yesuwa ngo ayoborana ikintu bita igisuzuguriro ngo abona Abisirayeli ngo ubutaka bubamira hanyuma Imana ibwira Mose cyari igihe gikomeye Yesuwa afashe inkoni Imana imaze kwica Mose imaze no kumwihambira ariko ngo Imana ikavugana na Yesuwa cyane ndagira ngo nkubwire ngo muri ubwo butayu urimo jya ugerageza Imana ivugane nawe yego jya ugerageza Imana ikuganiriza yego nidaca mu bahanuzi byibuze ice no mu nzozi
nidaca no mu nzozi byibuze wumva ijwi ryayo. Kuko nagira ngo ngubwire ngo abise bageze igihe babana n'igisuzuguro cyo kutumva ijwi ry'Imana, ngo Imana bacecekana imyaka 400 batumva ijwi ry'Imana, ngo baragenda bariheba. Abanyegiputa ngo barabasuzugura. Uzi ko abiseri bigeze banyagwa bajyanywe i Babuloni, ngo abantu b'i Babuloni abaturage ngo barabasuzugura, ngo bagera naho babashinyagurira. Uzi ko hari igihe ubana n'igisuzuguriro ukagerwa naho ushinyagurirwa. Ngo ngongera ucuruze, ngo ngongera wurira indege, ngo ngombega ongera ugore kositimu nziza, ngo ngongera ugendera mu modoka, ngo nuzi ukuntu watunyuraga udutera ivumbi. Naje kubwira abantu bari bafite imodoka ubu ngubu bari gutega moto bari kugenda n'amaguru, mbabwira ngo Imana ije kubakura igisuzuguriro. Amen. Era sitope naje kuvuga ngo Imana tanga n'imahirwe ya kabiri abantu bongere bacuruze. Imana ije gutanga n'imahirwe ya kabiri abantu bongere burira indege. Imana ije gutanga amahirwe ya kabiri abantu bongere bubaka amazu. Imana ije gutanga amahirwe ya kabiri abantu Imana bongere baye icyo gukora. Abantu bigusuzugura ngo warahombye, abantu bigusuzugura ngo mbega ngo abantu n'igisuzuguriro ngo cyo kutabyara, ngo reba imyaka ishize ari 5. Reba umubwire ngo wowe Uwiteka aje kugura iki igisuzuguro, kandi Imana ije gukura abantu igisuzuguro. Ntabwo ireba imyaka umaze, nibyo, ntabwo ireba igihe umaranye igisuzuguro. Yo imanutse umuntu witwa Morodekayi yasuzugurwaga na Hamani, ngo akajya munyuraho kuko yari umurinzi w'ibwami, ariko ngo aramusuzugura. Ndajya nkubwira ngo igihe cy'igisuzuguro uhagazemo ihangane. Imana ije kuguraho iki igisuzuguro. Wa mugabo we uri murasuzugurwa, wa mubyeyi we uri gusuzugurwa, muri amahanga uri gusuzugurwa. Nubwo uri muri Amerika ariko ufite iki igisuzuguriro. Nubwo uri muri Afurika y'Epfo, nubwo uri mu Buhinde ariko ufite igisuzuguro. Nubwo uri mu Bushinwa ariko ugenda n'iki igisuzuguro. Urasuzugurwa, suzugurwa n'umugore wawe, suzugurwa n'umugabo wawe, ariko naje kubwira ngo Imana igukure iki igisuzuguriro. Wasuzugwe n'abanyamahanga. Umuntu witwa Yesuwa ngo bava mu butayu baragenda babamba amahema. Imana ibwira Yesuwa iramubwira ngo uru rubyiruko rwavuye mu butayu rudakebwe, none bacebe. Ngo amaze kubakeba ijwi riramanuka ramwe ngo Uwiteka aka kanya agukuye igisuzuguro, abakuye igisuzuguro. Abanyegiputa babasuzugura. Nayo nkubwira ngo uyu mwaka hari abantu Imana ije gukuraho iki igisuzuguro. Ujyana n'igisuzuguro, uryama kuri matora nziza, ukaryama ku gitanda cyiza ariko ufite igisuzuguriro. Uba mu makaro ariko ufite igisuzuguriro. Abantu bahora bavuga ngo nubwo asenga ariko afite umugabo wirugwa mu muhanda w'inzoka, afite umugabo nk'urumogi. Naje ngo Imana ije gukura igisuzuguro. Nubwo uba muri etaje ariko ugenda n'igisuzuguriro. Nubwo uri umuyobozi runaka ariko uyobora n'igisuzuguriro. Nubwo mbega ukomeye ufite amafaranga ariko ubana n'igisuzuguro. Imana ivuze ngo iki? Iravuga ngo njyewe manuwe no gukura abantu banje igisuzuguriro. Urasuzuguwe. Pera sinima edifo cy'umwaka baragusuzuguye, uku kwezi baragusuzuguye. Uwiteka avuganye nawe arakubwira ngo Uwiteka aje kugukuraho igisuzuguro. Abanyegiputa bagusuzuguye, warasuzuguwe, abantu barakuvuga, warasuzuguwe, uhura n'ibihombo, warasuzuguwe, mbega uracuruza urahomba, ariko Uwiteka aje kugukuraho igisuzuguro. Abanyegiputa bagusuzuguye. Amen. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana ngwino dukureho igisuzuguriro. Imana ikunkure igisuzuguriro. Muri amahanga urimo wa mubyeyi we ubana n'indwara, mbega abantu bayikurebamo, ariko Uwiteka gukure igisuzuguriro. Urugo rwawe rwarasenyutse, Imana ikukuye igisuzuguriro. Mbega uriraga n'inukirura, Imana ikukuye igisuzuguriro. Waracuruzaga n'ugicuruza, Imana ikukuye igisuzuguriro. Urimo uraka Imana ngo igure ubyaro, Imana ikukuye igisuzuguriro. Ubukwe bwawe bupfuye kenshi wa mukobwa we, bakurambagiza bakongera bakagenda, Imana igukura igisuzuguriro. Naje kuvuga ngo uyu mwaka hari abantu Imana igiye gukuraho igisuzuguriro. Yesu w'Imana ngo none mbakuye igisuzuguro. Yesu yari umukozi w'Imana ariko yabanaga n'igisuzuguriro. Imana imukore igisuzuguro yinjira muri Kanani. Iyo ukuye igisuzuguro winjira muri Kanani wawe. Imana ikwinjira muri Kanani yawe mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana.
mbere yuko usenga Imana zitanga nimero. Imana baho umugisha. Nimero zanjye ni 0788 35 51 11 0788355113. Reka dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana dukure iki igisuzuguro, wowe babaye wowe usuzugurwa, w'abantu bapinga, we mbega wowe ubona uko ubana n'igisuzuguriro, haba ari mu rugo rwawe, haba ari mu kazi, haba ari mu miryango, haba ari aho washatse, haba ari mu nshuti zawe. Imana igukureho iki igisuzuguro abanyagiputa bagusuzuguraga. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ivuga kandi uri Imana ikora. Iyo umanukiye gukora nta muntu n'umwe ujya gukora mu mwokora. Ndasenze kugira ngo umuntu wese uzakurikirira ubuhanuzi uzamukure igisuzuguriro, babyeyi uzakure igisuzuguriro, bagabo uzakure igisuzuguriro, bakobwa uzakure igisuzuguriro, abanyarwanda bakure igisuzuguriro, abanyamahanga nabo bakure igisuzuguriro. Urakoze Mana kugira kudukura igisuzuguriro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gano byacu nagaruka. Shalom, ciao ciao ciao.